Murakaza neza kuko uri official. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro gikomeye cyitwa indwara ya peteroli. Benshi mwagiye mutekereza ati kuki ubundi habaho intambara, kuki ibi bintu bikomeje kugenda biba bitya. Byabaye mu ntambara ya kabiri y'isi, twatangiranye Ubuyapani aribwo butera Amerika bushaka kwigarurira amasoko yose ya peteroli yari ari muri Aziya, kuko Amerika yari ifitemo ibice yari yarafashe nk'aho ari ibyayo. Hanyuma Ubuyapani bukifuza kubyigarurira kugira ngo bukontorore isi binyuze muri peteroli, kandi buzakomeze bwigarurira isi yose bukoresheje iyo peteroli. Ibyo ntibyaciye ku ruhande igihe kingana n'amezi 6 yonyine. Ubuyapani bwari bumaze kwigarurira 1/6 cy'isi, ndetse n'amazi yose wayambukagamo ari uko Ubuyapani buguhaye karibu mu nzira yose, mu gice cyose cya Pacifique gihuza Aziya ndetse na Australia. Indwara ya peteroli, uko irari bikomoka kuri peteroli ryakongeje intambara ya kabiri y'isi, kandi rikaba ryongeye kugaruka kuri uyu munsi mu ntambara ya Iran 2026 bikozwe na Amerika ndetse na Israel. Tekereza isi ho agace gato cyane k'amazi gafite ubushobozi bwo kugenzura hafi 1/5 cya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Ibaze aho ako gace gato cyane, ubwo turi kuvuga Strait of Hormuz cyangwa se uriya muhora Hormuz ukontorora 20% cyangwa se 20% by'ibikomoka kuri peteroli ku isi, agafungwa gusa, agace kagafungwa, ibiciro bikazamuka mu buryo bukabije, ubukungu bw'ibihugu bikajegajega, ubwikorezi bugahagarara, inganda zigapfa, ibihugu bikomeye bigatangira guterana ubwoba. Iyo siyo nkuru yo muri 41 gusa, ni inkuru iri kuba nonaha mu mwaka wa 2026. Urakaza neza mu isi ya peteroli. Hari indwara isi imaze imyaka myinshi ifite, ni indwara yo kwizera ko peteroli ariyo mbaraga zonyine z'ejo hazaza. Ni indwara yo gutekereza ko uko ufite peteroli uba ufite ubutegetsi. Ni indwara yo gutuma ibihugu birwana kubera umutungo uri munsi y'ubutaka. Iyo ndwara niyo yafashije gukongeza intambara ya kabiri y'isi, niyo yongeye kuzuka uyu munsi hagati ya Amerika, Israel ndetse na Iran. Uyu munsi tugiye kujya mu mizi y'iyi nkuru, uko Ubuyapani bwaterwaga no kubura peteroli kagaba igitero kuri Pearl Harbor, uko Hitler yashakaga imirima ya peteroli ya Caucasus, ubwo ni ukuvuga ho mu Burusiya, uko inzira ya Hormuz yabaye urufunguzo rw'isi muri 2026. Impamvu ibiciro by'isi byose byahise bihinduka, n'impamvu amateka ashobora kongera kwisubiramo, kubera ko mu Cyongereza baravuga ngo those who don't remember the past mistakes they are about to repeat it. Bivuze yuko abo ngabo batibuka amateka ya kera baba bateganya kuzongera kuyasubiramo. Ni isomo rikomeye ryerekana uko isi itariga amateka yayo. Bivuze yuko isi itari yakongera gusubiramo ngo itekereze iby'aya mateka n'uburyo yongere kwisubiramo. Uko peteroli yafashije gukongeza intambara ya kabiri y'isi, ubwo ni ukuvuga ngo mu myaka y'1930 kugeza mu 1945, peteroli ntabwo yari lisansi gusa, yari amaraso y'intambara, blood of war. nta tanki yagendaga idafite peteroli cyangwa se
ibifaro, nta ndege yagurukaga idafite peteroli, nta bwato bw'intambara bwakoraga budafite peteroli, nta ngabo zatsindaga zidafite peteroli. ubwo dutangira kuri uyu munsi Ubuyapani n'inzara ya peteroli. Mbere y'1941 Ubuyapani bwari igihugu gikomeye mu nganda no mu gisirikare, ariko bwari bufite ikibazo gikomeye, bwacungaga peteroli iva hanze. Amerika, Ubwongereza n'Ubuholandi babonye ko Ubuyapani buri kwagura intambara mu Bushinwa, bagahagarika ibicuruzwa bya peteroli byinjira mu Buyapani. Byari hafi ya 90% by'ibyo bwifashishaga byasigaye bifite amezi make y'ububiko. Abasirikare b'Ubuyapani babaze ibintu bibiri byonyine gusa: kwemera gutsindwa bucece cyangwa kujya gufata ahari peteroli. Bahisemo igisirikare. Niko kwibasira Pearl Harbor kuri tariki 7 Ukuboza muri 1941. Icyo gitero cyahise gikururira Amerika mu ntambara y'isi yose. Mu yandi magambo, kura peteroli byafashije gutangiza igice gikomeye cy'intambara ya kabiri y'isi. Hitler n'inzozi za peteroli. Ubudage bwa Hitler nabwo bwari bufite ikibazo kimwe, ntabwo bwari bufite peteroli ihagije mu gihugu. Hitler yifuzaga ibiribwa bya Ukraine, ubutaka bunini bwo kwaguka n'imirima ya peteroli ya kakao cyane cyane Baku. Niyo mpamvu Operation Barbarossa cyangwa se operasiyo y'Ubudage bw'icyo gihe ku Burusiya yagombaga gutangira. Niyo mpamvu Stalingrad cyangwa se umujyi umwe mu Burusiya witiriwe Stalin wagombaga kuba muri urugamba rukomeye kugeza na n'uyu munsi. Mbere wari umujyi witwaga Leningrad, bukeye uhita uhinduka Stalingrad ubwo Stalin yasimburaga Lenin. Niyo mpamvu Rommel cyangwa se umwe mu ba Marshal bakomeye bo mu Budage bw'icyo gihe yashakaga kugera muri Nord Africa no hafi y'ibikomoka kuri peteroli byo mu burasirazuba bwo hagati. Ubudage bwageze aho bukora lisansi ivuye mu makara kubera kura peteroli. Iyo niyo depression y'igihugu kiri kurwana kidafite energy cyangwa se energy cyangwa se imbaraga z'ibikomoka kuri peteroli. Aba Allies nabo bari bazi agaciro ka peteroli. Ugushyiremo Abongereza, ushyiremo Abanyamerika ndetse ushyiremo n'Abafaransa, nabo bari bazi agaciro ka peteroli. Ubwongereza n'inshuti zabwo nabwo byafashe neza abantu bafite peteroli. Iran icyo gihe yari ifite agaciro gakomeye. Middle East, Venezuela byabaye imitsi y'intambara yabo, bari bafatanyije. Nta ruhande rwashoboraga gutsinda rutagenzura energy cyangwa se imbaraga z'ibikomoka kuri peteroli. Isomo rikomeye ugomba kwiga kuri uyu munsi: peteroli yahinduye isi intambara. Iyo ibihugu bitangiye kubona umutungo nk'ikintu cyo kurwanirwa cyangwa cyo kurwanira aho kuwusaranganya, aho niho amaraso atangira gutemba. Uko iyo ndwara yongeye kugaruka muri 2026 nabyo biratangaje. Kuri uyu munsi isi ntabwo igikoresha ibifaru cyangwa se tanke cyangwa se ari amato anywa peteroli akayajyana mu bihugu byayo nko mu 1940 gusa, ariko iracyakoresha peteroli. Harimo amakamyo, indege, inganda, ubwikorezi bwo ku nyanja, ubwubatsi, ibikoresho byinshi, kandi igice kinini cy'iyo peteroli kinyura ahantu hamwe, nta handi ni kuri Strait of Hormuz cyangwa se umuhora wa Hormuz.
agace gato cyane gahuza Persian Gulf n'inyanja ifunguye, hanyura hafi amato ageze kuri 20% ya peteroli y'isi. Ni ukuvuga iyo hafunze isi irabibona, intambara iratangira. Mu mpera za Gashyantare 2026 ibitero hagati ya Amerika na Israel na Iran byarakajije umurego. Iran isubiza ifunga cyangwa ihungabanya inzira ya Hormuz. Ibyo byahise bivuze ubwato butinya kunyuramo, insurance izamuka, ibiciro bya peteroli bizamuka, ibihugu byinshi bihangayika, abacuruzi bo ku isi bahise batangira gupanika. Ngira ngo ugenda ubona uko bigenda bihinduka, peteroli mu gihugu igenda yiyongera, gaze ziyongera, ibicuruzwa by'amoko yose bigenda byongera, kubera ko peteroli yarazamutse kandi ariyo moteri y'ikigenda cyose ku isi. Kandi niba ikigenda cyose ku isi gikenera peteroli, urumva buri giciro cyose kizazamuka. Yego, isoko, yaba amasoko akomokamo peteroli cyangwa se isoko risanzwe, byose birahungabana. Abafite ingaruka cyane ni ibihugu byinshi bya Aziya harimo China, India, Japan, South Korea, bishingira cyane kuri peteroli inyura kuri Hormuz. Iyo ihagaze, ibiciro by'inganda byabo birazamuka, ibiciro by'ibiribwa nabyo birazamuka kuko transport irahenda, ifumbire irahenda, ubwikorezi buradindira. Iran ikoresha iki? Iran izi ko itaruta Amerika mu bwato bunini, ariko ifite uburyo buhendutse bwo guhungabanya misile zo ku nkombe, drone, mine zo mu mazi, ubwato butoya bwitwa speedboats cyangwa se ubwato bw'umuvuduko munini, proxy groups mu karere harimo izo za Hezbollah. Ni warfare ya modern asymmetric cyangwa se intambara y'ubudasa nshyashya. Ntabwo ugomba gutsinda navy yose cyangwa gutsinda igisirikare cyose, ahubwo ukeneye gusa gutera ubwoba ku buryo shipping cyangwa se kwambuka kw'amato bihagarara. Ibyo nibyo byatumye Amerika isubiza. Nyuma y'ibyo biganiro byananiranye, Amerika yohereza amato menshi. Intego kwari ugufungura inzira, kurinda ubucuruzi, gushyira pressure kuri Iran. Iran ivuga ko iri economic terrorism cyangwa se akaba ari ibyihebe by'umutungo cyangwa birwanira gushyira umutungo wagezweho hasi. Amerika ivuga ko Iran ari gukora blackmail y'isi. Bimaje kugaragara yuko Iran ivuga ko ari economic terrorism, buri ruhande ruvuga ko ruri kurengera amahoro, ariko hagati aho isoko ririmo kubabara rya peteroli. Hanyuma igituma iyi ndwara ikomeye kuruta iya kera ni iki? Isi iracyari kuri addicted kuri peteroli. Isi ikeneye kunywa peteroli, ikintu cyose gikeneye kunywa peteroli kugeza kuri uyu munsi. Nubwo hari solar, wind, ni za electrovolts n'ibindi byose, isi iracyakoresha peteroli cyane. Transition iracyagenda gahoro. Ni ukuvuga ko checkpoint imwe ishobora guhungabanya byinshi. Intambara y'uyu munsi ikoresha ubukungu nk'isasu. Kera wasangaga tanke ari tanke, uyu munsi ushobora gusanga ari shipping lane cyangwa se aho amato apakirirwa. Gushyira sanction
kuzamura insurance cyangwa se guhagarika export cyangwa se ibigemurwa mu mahanga. Nta maraso menshi ahita agaragara ariko ubukungu burakomereka. Ibihugu bitwarwa nibyo bibabara. Hari igihe igihugu kiba kidafite uruhande mu ntambara ariko kigahura n'ingaruka, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, inflation cyangwa impanuka agaciro k'ifaranga ry'igihugu, kugabanuka kw'akazi, ibiciro by'ibiribwa. Niyo mpamvu intambara ya energy igera kure cyane. Uko ibi bihugu bikomeye birushaho kugenda bibona ibintu bitandukanye n'uko ibindi bihugu byose byo muri Afurika cyangwa se ibindi bihugu bikennye bibona ibintu. Amerika ishaka ko inzira iba open, China yo ikaba ishaka icyitwa stability kuko ikenera imports. Ubwo bivuze yuko Ubushinwa butitaye yuko amahoro yaboneka cyangwa ataboneka, ahubwo bo bakeneye yuko import cyangwa se ibiva muri ibikomoka kuri peteroli bivuye muri Iran bikomeza kugenda bitangwa. Ndetse abatuye mu burasirazuba bwo hagati bose bafite ubwoba kuko Iran yo ubwayo ikomeza kugenda isenya amasoko ya peteroli. Europe ishaka ibiciro bidahanitse ariko Iran yo ikaba ishaka icyitwa leverage, yuko intambara igomba kubanza igahagarara bose bakajya mu nyungu. Mbese urebye ni umukino w'inyungu nyinshi kurusha abandi. Ese ibi bizakomeza hehe cyangwa se bizagarukira hehe? Hari ibintu bine bishoboka. Diplomacy igatsinda, icyo ni igice cya mbere. Impande zikemeranya security guarantees cyangwa se kwemeranya ku mutekano kuri bose, bakagabanya icyitwa sanction cyangwa se ibihano, gukuraho ibihano, gufungura inzira. Ibi bishobora kugabanya ishyamirana hagati yabo. Cyangwa se niba blockade ikomeza cyangwa se kwanga yuko hagira ubwato buca muri wa muhora, iyo bikomeje ibiciro bikomeza kujya hejuru, isi ikomeza guhungabana. Ibyitwa proxy war kaguka cyangwa se intambara idateganyijwe, n'intambara zigiye zikomyeho cyangwa ziciye mu mpande zitari zo, harimo iza Lebanon, Iraq, Yemen n'abandi bashobora kwinjira cyane. Isi ikihutisha icyitwa energy transition, nabyo cyaba possibility ya kane. Ibi nabyo ni iby'igihe kirekire, bakongera icyitwa renewable energy. Ubona yuko bakongera ari amamodoka akoresha electrique, diversified supply, nibwo checkpoint nk'iyi yagira imbaraga nke. Ubwo bivuze yuko ibikomoka kuri peteroli biramutse bitsinzwe n'ibikomoka ku zuba cyangwa n'ibibasha gukoresha izuba kugira ngo bigende cyangwa bikore, checkpoint y'iki kintu cyangwa se ihagarara ry'imbaraga za peteroli ku isoko mpuzamahanga yabigabanyutse. Ariko wite yuko ibi byose bikenera amabuye yose aturutse muri Afurika, muri Congo, kandi akaba ari amabuye y'amaraso, amabuye y'impfu. Umwanzuro ukomeye ugomba gukura muri ibi bintu: indwara ya peteroli ntiyapfuye mu 1945, yahinduye isura gusa. Kera yari Baku, yari Pearl Harbor, yari North Africa, uyu munsi ni Hormuz, ejo ushobora kuba ahandi. Amateka ntasubiramo neza ariko akunda kuvuga ibintu bisa. Iyo isi yubaka amahoro ku mutungo umwe gusa, iyo imitwe y'intambara ihora itegereje, ikibazo nyamukuru si Iran gusa, si Amerika gusa, si Israel gusa, ikibazo ni uko isi ikomeje kuba imbata y'ikintu gito gishobora gufungwa n'akantu gato. Peteroli, wowe ubitekerezaho iki? Ese intambara y'ubutungo isi itabasha guhunga
cyangwa abantu bashobora guca uyu muco wo kurwanira energy cyangwa se imbaraga. Andika igitekerezo cyawe kandi like, subscribe, sangiza n'iyi video, kuko gusobanukirwa amateka nibwo buryo bwo kwirinda kuyasubiramo. Mugire umunsi mwiza, mwari muri kumwe na Ukuri Official. Murakoze.